igikwe igishoro kirabonetse nicyo cyari cyarabuze. ntabwo mu by'ukuri njye nabuze igishoro ntegereje ba grand frère Beni Mohamed baruhumuriza niki oya igikwe nzagikora nzakora igikwe kubera ko urukundo mutima ndamwemera byatari. Emi yaravuze ngo yasohoye amajwi. Emi yasohoye amajwi. Benshi bati ni wowe bavuga njyewe. Ukabasubiza iki? Haga nibyo bintu simbizi mu muzamubaza. Wowe se ni wowe? Ubundi barakwanje. Ari amajwi bari bamereye nabi. Ndishimye. Buri achievement nkoze. Imana ndayishimira ibinteje intambwe. Iyi rero ndayishimiye cyane iri muri contract nini nsinye. Mbega ndanyuzwe mu mutima wanjye. Miliyoni 150 ziyongere kuri twa tundi wagiye usinye. Aha ku mufungo rero iyo mageze ngira isoni. Amakashi ntago ari byiza kubivuga cyane gusa nasinye contract na Kigali Arena nka residence nka residence yanjye ubu ni wawe ubu ni mu rugo. Ubu rero ni ibintu bishimishije cyane kuko hagenewe imyidagaduro kandi nanjye nkora imyidagaduro. Mbega uko iminsi izagenda iza muzabona ubwo bufatanye ukuntu buryoshye. Bajyaga bavuga kuva kera akavuga atari ko abakire leta ibikorwa bya leta ntago batubanira ntago badufasha. Uyu munsi ubaye umwe mu bahanzi ba mbere bahereweho bakorana na company nk'ingi ikomeye n'ikizu nk'iki ngiki. Bisobanuye iki ku muziki nyarwanda? Bisobanuye ko music industry iri gukura. N'abikorera cyangwa se n'inzego za leta zikaba zatangiye kutugirira icyizere. Ndashimira rero buri muntu wese utekereza ku muziki akanabona ko ari industry nk'izindi ari ahantu umuntu ashobora kuba akorera agatera imbere. Okay. Ni kontraka irenga ya gatatu aho rusinye mu iyi myaka ibiri y'icyorezo cya COVID-19. Ubanza iki cyorezo we waragiciye amaso. Mani ni ya kenshi ntago ari ya gatatu. Sikari nk'iya gatanu niba atari ya gatandatu. Mu gihe abandi bari kurira ariko ntago ibintu byizana. Uragigira ntagiye zamvuga ziti ugomba kujya kubishaka. Na bano bantu wenda tuvuga ko batatureba rimwe na rimwe natwe ntitubageraho ngo tubereke dukora iki bigenda bite twabafasha iki twabakorera iki. Rero ntago twavuga yuko ari ibintu byakoretse bigakoreka. Nakoze ibiririmbo byinshi hanyuma ngerageza no kwegera abafite ibikorwa wenda mbona dushobora kugira icyo dufashanya. Nuko reka nongere nkubaze kuri Kigali Arena ni nacyo kibazo cya nyuma ndi bugikubazeho. Bakikubwira ko ugiye gukorana na Kigali Arena nibaza ko mu mutwe hari ibitekerezo by'ibikorwa watekereje kugiye kuhakorera. Ni nk'ibihe biri mu mutwe akakanya? Ni ibyo umuntu wese yatekereza. Ni igitaramo nuko wenda covid itaragabanya umujinya ariko ubundi bafunguye nakora igitaramo cyiza kandi cyaryohera abantu. Uyu mugoroba rero ntago nzigiye muri bwa uploading iyi video. Mfite igitaramo niyo mpamvu nashyiragaho ya post mwajyaga mubona. Mfite igitaramo saa 1 za ninjoro. Abantu baze kujya kuri channel yanjye ya Bruce Melody bareba igitaramo for free. Ngiye kubaha show kubera ko ndi kwizihiza ikontra ikontra itwika niyo contract nini nsinye kuva natangira career yanjye y'umuziki. Rero byibura mba nkwiye nko kubisangiza abantu bankunda cyangwa bakunda umuziki wanjye. Kamwe mvuye kuri Kigali Arena miliyoni 150 n'amafaranga atari make ya Bruce Melody. Na amafaranga ushobora gukoresha ibikorwa binini. Abantu bahora bavuga ngo nta mafaranga ari mu muziki, nta mafaranga hari niyo mpamvu umuziki wacu utaguka ngo urenga imipaka minini ujye no hanze y'u Rwanda. Upanze uyabonye? Amafaranga ni ikintu cy'ingenzi koko ariko music hari ibindi byinshi kenera biri hejuru y'amafaranga. Ubwo rero n'amafaranga uyu uri kuvuga sinibaza ko hagije kugira ngo umuntu abashe kuba yaba international. Hakenewe n'andi menshi. Ibyo byose rero ndimo kurwana nabyo kandi ndatanga isezerano ku bafana bacu ko ibi bintu tuzabigeraho. Urambuka imipaka uherutse muri Tanzania.
Erutse muri Tanzania abantu baravuga bati korabo na Diamond niwe wahise uza mu mitwe y'abantu. N'ejo ndimo ndavuga nti Bruce Melody umunsi afite igikorwa bambwaga batagiye kumurika video yakoranye na Diamond. Bruce ubwo erutse muri Tanzania hari projet zikomeye wakozeyo? Narazikoze ariko uko zitararangira ndaba mbitwaye gahoro. Ntago ndi bubivuge kugira ngo wenda haramutse hajemo ikibazo abantu batamfata nk'umubeshyi kandi ntajya nkunda kubeshya. Reka rero mbe mbicecetse simbivugeho ariko igihe cyazo cyo gusohoka nikigera abantu bazazibona. Uwo muntu harimo mubo mwakoranye? Ndabicecetse. Urabicecetse. Uhisemo kubiceceka reka mbikubahire nigarukire n'ubundi kuri Bruce Melody. Urimo urasohora kariya kafishe tariki 24 hari undi muntu wavuze ati ariko nta wamenya wasanga agiye gucyuza ubukwe. Igikwe igishoro kirabonetse nicyo cyari cyarabuze. Ntago mu by'ukuri ngiye nabuze igishoro. Ntegereje ba grand frère. Harimo n'ibintu by'agasuzuguro. Uzagikora bavuye? Beni Mohamed baruhumuriza niki. Aba grand frère sinatinyuka kubasuzugura. Ariko Platini yagize aravuga ati ibi bintu nta wabara. Abari imanukiye nanjye ntegereje abakuru bacu batwereke nyine uko bimeze cyane ko abo bantu bose naje cyane nyuma yabo nabanzanye ibintu by'agasuzuguro naba nkabije kandi baranakuru ni ba grand frère nyine ndabategereje rero kugira ngo hatazagira ikintu kigaragara nkaho kidakwiriye gikozwe nanjye. Ariko ni ibintu ugira mu mibare, ni ibintu biri mu mibare ya Bruce Melody. Nje niyo naririmba ngo naririmba sinakoze igikwe iba ari indirimbo. Nje mu ndirimbo nanjye ubuzima busanzwe n'abantu babiri batandukanye. Indirimbo ni ubutumwa nge ndi umuntu. Wumva tu waririmba ariko kazabukora. Igikwe nzagikora. Nzakora igikwe kubera ko urukundo mutima ndamwemera byatari. Mama Brit nta kuntu nabura kumuha igikwe. Sawa cyane iryo jambo reka mpite nanaryitseho ntago nongera kumuzana mu kiganiro cyanjye kumubwira ijambo rikomeye. Cyanga kubi. Ariko mukubise umuto. Ndamukunda se ndamwemera koko. Hanyuma Bri reka mpite mbijyanisha na saga yari hari mw'iyi minsi niho nkuboneye. Bati ngo Emi yaravuze ngo yasohoye amajwi. Emi yasohoye amajwi. Benshi bati ni wowe bavuga ngewe. Ukabasubiza iki? Haga nibyo bintu simbizi mu muzamubaza. Wowe se ni wowe? Ubundi barakwanje. Ari amajwi bari bamereye na. Nje Emi wasohoye amajwi ntago namuvugaho. Uzi impamvu nashobora kumuvugaho? Yakoze ikintu kimeze nko kundaburiza ariko hari ikintu kiza kindi yankoreye. Byagenze gute? Yatumye menya ko nanjye ndi umuhitinzi nk'abandi bana. Urumva rero ntago namuvugaho cyane wenda bishobora no kumuteza abantu umutekano we nk'abamushyize mu kangaratete. Reka rero tumureke tunamwihorere ariko uramuzi. Uratangongeye. Uramuzi akabanyanjame. Oya ntibakwanjame. Uramuzi ariko ndabizi neza ko ari Emi wuhe. Kambyakire gutyo menye ngo ni Emi wuhe. Ikingenzi nuko nje na Bruce Melody nta kibazo dufitanye kuko mba naramuraburije kiba gihari. Hanyuma Bri ikibazo cyanyuma nshaka ko tunasorezaho icyo kivuye mu nzira. Mu minsi ishize wahinduye management ufata rinda yisaba ureka Jado. Byagenze gute kuva bufata ntago urabivuga? Jado yagize akazi kenshi murabizi hari televiziyo hari n'ibindi byinshi buriya wenda ibyo ni ibivugwa n'ibihaba bihari inshingano ziriyongera. Aza kunsaba ko yahagarika akazi kubera ko byatangiye kuba byinshi. Ndabimwubahira kubera ko nari nzi neza uko situation imeze. Rero ngira ntyamura nari duhuza ibiganiro ni company ntagari twasinyanye nasinyanye na Cloud9 ariko niwe uyihagarariye. Ubwo rero turahuje tuhuza ibiganiro bihurirana n'icyo gihe cya Jado. Jado ndamubwira nti nabonye abantu abanaba tubanza no kubijyaho inama hanyuma nuko management mubona ko ihindutse. Management turayihindura ufata indi ni ibihe bintu bishya ugereranyije na Bruce Melody wari usanzwe na Jado? Ibi byose urutarasinyira iryitano ni muyibona se arena ariko si ukuvuga ko bibaye kuko aje gusa kuko hari n'ibyo twanyuzemo na Jado bigendeweho kugira ngo ibi byose bibi. Navuga ko ari abantu babiri bari kuzuzanya umwe ari kuzuza ibyo ndi yatangiye wenda bishoboka ko bizanarenga. Jado nta kibazo gihari habe na kimwe muracyari inshuti imbere cyane
ubu Jadase sinamuririmbye muri ubahwa. ni naho naganishaga ngira ngo dusoze ugira utya muri ubahwa uti Richard ubahwa kandi mwaragigiye koko mu nkiko. Yerega ntari biryanjye buri ntari biryanjye naricaye mutekerezaho nsanga ni umuntu washakaga iki amafaranga ariko nta rundi rwango ruri inyuma y'ibyo bintu kandi umuntu wagukoreye ikintu cyiza buryo ukakibagirwa uburi mubi kuruta abantu bose babibabaho. Ibintu byiza Richard yankoreye ndabizirikana ndanabimushimiye yewe mbisubiremo n'uyu munsi ndabimushimira. Ibihe bibi twabanyemo n'umugore n'umugabo baratandukana rero ibiri imbere cyane ni byiza yankoreye. Mujya muganira? Ntago duheruka guhura. Kuva iriya ndirimbo yasohoka akabyumva ntago arakuvugisha? Oya ntago aramvugisha. Ntago ari umuntu erega buri ugira umwanya nawe. Ntago ari umuntu ugira umwanya kandi numvisha ameze nk'umuntu wavuye mu bintu bya entertainment cyane. Gusa ndabizi neza ko ari ahantu tuzahura. Nta muntu ujya uncika. Bitinda bitebuka iyo duhuye rimwe tuba tuzongera tugahura. Reka kugira ngo n'inshuti ze cyangwa nawe nyir'ubwite nabona n'iyi video bimuha isomo cyangwa se bimuha ubu butumwa not isomo sorry. Nubuhe butumwa wagenera Richard? By'umwihariko Richard kuko niwe muntu bizwi ko mwagigiye mu nkiko mujya hehe, nubuhe butumwa wagenera Richard? Nirihe shimwe ufite mu ijambo rimwe? Ndamushimira ku bintu byiza yankoreye. Yasanze nta hantu ndagera agira hamfata arangeza ibyo ndabimwubahira kandi ndabimushimira. 2021 umwaka usinyemo miliyoni 150 wasinyemo amafaranga menshi miliyoni 40 na zingaye 40 nazibonye. Hari nandi wagiye usinyira atandukanye uryumaho tutamenye umuntu araheza. Niki wabwira abakunzi bawe bagufashije kugeza n'uyu munsi aho ugeza? Icyambere hari abantu ba kera banyigishije ko umuntu ashobora kugira abantu bamukunda. Iyo ntekereje ku bafana buri munsi nibo banza mu mutwe. Ibintu bankoreye byari ibintu bito bingana n'ubushobozi bari bafite bingana nuko bari bameze. Bariyizi twari dufite na groupe twabagamo n'ukuri mbashimiye mbikuye ku mutima. Arabo nabaje guhura nabo na groupe abantu bagiye batandukana bamwe bajya hanze abandi barashaka stati zirahinduka ibintu birahinduka abandi barakura. Ndabashimira mbikuye ku mutima kubera ko banyigishije kugira umufana. Banyigishije ko umuntu yagukunda ko buryo niyo waba unyanga ibyo byaba bikureba. Nje nawe nzi neza ko hari abandi bantu bankunda niwe nabyigiyeho. Ndashimira abo twabanye n'abandi bo muri icyo gihe niyo twaba tutarahuye. Hari ikintu kinini wamariye kuba byibura warakanze kuri YouTube ugafungura indirimbo yanjye ntazi ko YouTube hari akamaro ifite. Nkashimira none abankunda uyu munsi. Abantu bankunda uyu munsi wenda urukundo ntago ari biratangaje gushimira umuntu ngo warakoze kunkunda ariko ntabwo uri mwarakoze kunkunda. Barakoze kugukunda. Urakoze cyane ku kanya gato ya uduhaye nibaza ko tuzagera aho ngaho tuganire. Wakoze cyane Brad. Murakoze cyane imbere cyane. Ifoto yanjye garuka hano.